yashaya ene bonesta fini piringaya sa ene drome tepe pititango Yesu afite imbaraga umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo zivuga ngo buriya ngo mutegetswe kuba muri korari baduha rekomandasiyo zivuga ngo ugomba kubwiriza abantu guca bashuti banje bera b'Imana ba Kristo bagenzi banje ubuhanuzi bumwe butavangiye n'ubu butatu ubwa mbere n'ububwira abakiranutsi ko bazagubwa neza ubwa kabiri niyo waba uri umukire niyo waba utunze iki niyo waba uri mu kihe gihugu niyo waba ukora iki nta mahoro y'umunyabyaha icya gatatu waza guterana icya gatatu wabyumva uri mu rugo icya gatatu waba uba muri korari cyangwa utayibamo icya gatatu bakwemera cyangwa bakwanga niyo nta wakoma amashyi niyo nta wahanura ibihe dusenga Uwiteka bitwemeza ko dusubiza ahubwo ubu bufatanyabikorwa uyu munsi twaje gusenga ntabwo ari uwo guhabwa ikiro cy'umuceri ahubwo fata umufuka ugiye guha abandi ntabwo ari cyo gukuburirwa umwenda akira imyenda wambika abandi ntabwo ari cyo kwishyurirwa minerivare akira ubushobozi wishyurira abandi ntabwo ari igihe cyo koherezwa amadolari genda nawe uzayohereza abasigaye ntabwo ari igihe cyo kwaka rifuti genda nawe ugura imodoka uzayiha abandi ntabwo ari igihe cyo gutaha ubukwe bw'abandi genda ukora ubwawe nawe uzabatumire imbaraga aravuga ngo uretse ibyo banyitirira na bya bindi nahakanye ndumva nisobanukiwe ndashaka ngo twisobanukirwe amanuka vuba vuba n'ingoga atitaye ngo bagiye kumurega atitaye ngo agiye kubami bakomeye atitaye ngo agiye kubahesha b'inkiko n'abacamanza aragenda ageze imbere ya Potifari ariko atari yaza tukiri mu isi tukiri muri iyi si ubugingo bwacu ni bugufi cyane buri kugereranywa n'ubwato mu mazi turi kunyura mu nyanja irimo imiraba tukanyura mu nyanja irimo amakuba ariko umukiza niwe utuyobora ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro muri uru rugendo nubwo uyu muyaga ufite imbaraga natwe twegereye ku nkombe kandi nubona umuntu ari kugenda ahantu haringaniye nta miraba nta muyaga uzamenye ko uwo muntu mutari kujya hamwe niba uri umukristo ujya mu ijuru twabize kikivanga n'amaraso kitwemeze kumenya abo turibo n'aho abantu batabyemera turasoma duhereye ku murongo wa 5 turagenda dusimbuka tugere ku wa 27 kuva ibice 14 turasoma duhereye ku murongo wa 5 tugende dusimbuka tugere ku murongo wa 27 reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira bwira Abisirayeli bakomeze bagende nawe umanike inkoni yawe urambura ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Dusimbutse ku murongo wa 21 haranditswe ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba uwo muyaga uhuha ijoro ryose usubiza inyanja inyuma amazi yagabanyamo kabiri maze hagati yaho ayo mazi yarari ubutaka bwumutse buraboneka baratambuka. Umurongo wa 26 haranditswe ngo Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja amazi asubireyo ajye ku banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. 27 haranditswe ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke inyanja isubizwamo guhuha kwayo abanyegiputa barayihunga Uwiteka kunkumurira abanyegiputa hagati mu nyanja. Amen. Tuvuge amen. Bani baho umugisha. Nababwiye ngo nitwa ababyeyi Zawadi Georgette ndacyari umukobwa neranira ku itorero rya Bukaneni nayo paruwase ni Musanze. Imana ibaho umugisha. Murantizaho gato ijwi tujye tuvuga ngo amen.
kuba gukifasha ntabwo ari byiza. Naringize ngo dufatikanye muri uru rugendo ntawegira, buri wese ni amaboko. Bahoza batubwira ngo ni urugingo, buri wese azane umumaro afite muri iyi nzu. Byibuze niba utagize amahirwe yo guhagarara hano ngo tubwirize, utabonetse no muri korari, batanagwaye mikrofone ngo usenge, byibuze udutize amen. Tuvuge cyane amen. Ntabwo nshaka kunamuka cyangwa se gukonjera imbere yanyu. Uyu munsi hari umushinga mfite atari urarangira uyu munsi, ahubwo ari umushinga uhoraho. Nshaka kuvuga Imana cyangwa se nshaka kugwana kugeza nguye umwuma. Nshaka kurwana kugeza nguye umwuma, ngasigara nzamuye ukuboko gufite urwasaya rw'indogobe ndi kuvuga ngo gurisha abantu agahumbi. Ntabwo babyumvise. Kurwana kugeza nguye umwuma, ariko kugumwuma kwanje nkaba nzamuye urwasaya rw'indogobe mvuga ngo rwisha abantu. Hari ingabo nyinshi zapfuye kubera urwasaya rw'indogobe. Ico ikintu kiravamo ni ikintu gikomeye, biratuma nubwo nta soko yari hari havumbuka. Ntabwo ari ngombwa ngo tunywere ku masoko yari asanzweho. Twebwe kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite ubushobozi, dufite imbaraga mu maboko zacu yo kugira ngo dufate urwasaya rwica abantu inzovu. Nirumara kubica aho twari turi tugiriye umwuma, Imana ihava buri soko. Kandi si inkuru mbarirano twabonye Imana. Umuririmbyi watubanjirije yavuze ngo ku musaraba haturutse iriba, ngo iryo riba rimara inyota, ngo twahanywereye amazi y'ubugingo. Aleluya, tuvuge amen. Kandi ndashaka ngo muri ibi bihe bikomeye bashumba bakristo, tugeze mu bihe bikomeye abantu bari kwica itagakwiye gupfa. Abantu uri gusanga bica intare, kandi intare si yo yari yo gupfa, uwari ukwiye gupfa ni Delila. Sawa, abantu bageze mu gihe bakonje, imbaraga z'Imana zibariho, nta nurabogosha umusatsi, ariko amaso yabo atabasha gusobanukirwa icyo kwicwa icyari cyo. Icyatumye Imana iremera Samusoni intare kwari ukugira ngo gupfa kwayo ajye abonamo ubuki. Ariko Delila icyatumye aza kuri Samusoni, n'Abafilisitiya bari bamutumye kumugusha. Igihe kirageze ngo dusobanukirwe icyo gupfa si intare ni Delila. Peter Stifo, abantu bari kwica abantu bari kwica itakagombye gupfa. Ntabwo nitandukanyije n'idini, ariko nitandukanyije n'imyumvire. Abantu bageze ku rwego bari kwica itagakwiye gupfa. Icyo gupfa ntabwo ari intare, uwo gupfa ni Delila. Kuko intare n'icyari kiyizanye kwari ukugira ngo irye cyangwa ikange Delila. Nuramuka wishe intare, Delila agasigara n'ubundi azakugusha. Tugeze ku rwego idini riri kutwumvisha ko ikigomba gupfa ari igitambaro, ikigomba gupfa ari ijipo, ikigomba gupfa ari agapira, ikigomba gupfa ari ibyo kunywa. Ariko icyo si icyo kukwicisha, icyo kukwicisha ni Delila. Ariko uyu munsi nshaka kuvuga Imana, ndenda ngo uyu munsi uru rwasaya rw'indogobe dufite rwica abantu inzovu, rwica agahumbi, naho twaga umwuma mu kuboko kw'Imana harimo amasoko. Amen. Ndashaka ngo mubisobanukirwe, ntabwo bizakorwa n'undi, biri mu maboko yacu. Nitwe tugomba kwica inzovu. Ntabwo ari mushumba uzakwicira ingabo ziguhiga. Muranabarenganya mushumba, ntabwo ari wowe batumye ibinyita, ntabwo ari wowe basakuje, nitwe. Aleluya we. Ntabwo mushumba bigeze bamutuma ibinyita, ntabwo mushumba bigeze bamusakuza, ntabwo bigeze bamubwira ngo imbaraga zawe ziri, ahubwo njyewe, ahubwo weho. Ariko uhereye kera kose ku makuru twabajije ukiri Huye, amakuru twabajije tukiri Musanze, amakuru twabajije tukiri Gicumbi, amakuru twabajije tutaraza mu murwa, kera bayiringiraga bari mu mahoro.
natwe tumufite nitwifuza. Kera tugihinga ibijumba, kera tutaramenya guteka ifiriti, kera tutazi bureba, kera abayiringiraga bari mu mahoro. None n'uyu munsi niba tuyifite nitwifuza undi murengezi. Kandi iyi misozi itararemwa, isi itaraturwa, batari bazana amakaro mu rusengero, batari bazana sembari, piyano zitari zazamo, tukivuza amapendo n'ingoma z'uruhu. Uhereye kera kose Imana uri uko yahoze, ntabwo yigeze ihinduka, nta nubwo yabitekereza, nta nubwo ijya yibagirwa. Sinshaka kuvuga ibintu byinshi, nshaka kuvuga ibintu bike umuntu akabyumva. Dusomye ijambo ry'Imana riri kutubwira ko nkuru z'abanyegiputa n'Abisiraheli, ukuntu bavaga muri Isiraheli harya. Murakoze. Bavaga muri Egiputa bari ku Gikanani. Nuko naho nahoze ndeba abaririmbyi, njye nifashe ku mpamvu zanjye bwite, ariko ntabwo nkunze kugira ibanga. Ariko nabwiye abantu ntabwo mbeshya ndazimura, ntabwo mbeshya ndazimura. Ujya umubeshyi niwe mubi, naho umuzimuzi yihana amagambo menshi. Iyo binjemo ndabivuga nyine kuzimura, ubwo Imana imbabarire. Njyewe ntabwo njya mbyina, narimo njya nifata, kandi korali zaririmbye neza. Ku mpamvu yihe ngo urusengero rumwe rw'Ubuyuda rwaruzuye, rumaze kuzura bashyiramo ingoma nka kuriya barabyina. Twumva ngo bagize umubabaro abasaza bakuze, ariko ntabwo muzasome muri Ezira muzamenya icyabateye umubabaro. Ngo habayeho bakiriyo i Babuloni abagabo b'Abayuda cyangwa abasore b'Abayuda barongora abakobwa tubita Abababiloni harya, barongora abakobwa b'i Babuloni b'abanyamahanga, babyarana abana. Bagarutse i Buyuda ubwo batahaga, bazana na ba bagore n'abana babyaye. Bahageze bakomeza imirimo yo kubakwa nk'uko Imana yari yabikoresheje bakuru n'abandi bami bariho. Urusengero ruruzura. Bakubisemo akazi ko kuwutaha, hakaba harimo abana bari ku murongo w'imbere b'abacuranzi, hakaba n'abandi bari inyuma bavuza amapendo. Ariko ugasanga bitewe n'iyo fenomene yabaye y'Umuyuda wabyaranye n'umunyamahanga, tubyite gutyo, wakitegereza ukuntu uwo mwana abyinye ukabona ateze amaboko nka se w'Umuyuda, ariko wareba uko akaraga ikibuno ukabona ari nka nyina w'umunyamahanga. Wareba igitambaro yadodesheje ukabona ni Ikiyuda, wareba ingano ya pasuri iriho ukabona ni, mbese wakitegereza ukabona agatambaro yiteze ni neza. Ariko wareba ukuntu biganishije cyangwa ugahitana harimo agasanira ko kwa muganga. Haleluya. Ukabona ipantaro nziza ni magazi, ariko wareba mu ivu ukuntu adashobora guhina ukabona ko nagasanira ko kwasi ko kwa nyina. Wakitegereza neza ukareba ukuntu yagasokoje ukabona ni Umuyuda we, ariko wajya kureba ibintu arazamo mu mutwe nijoro ukabona nagasanira ko kwa mama we. Ngo abasaza babyitegereje baravuga ngo ntibyari bikwiye ko tubyina kuko ikizira cyamaze kugera hera. Ngo ariko abana bato nabo babibonye, kuko bamaze igihe i Babuloni batabona aho bacuranga, batigeze bumva umuntu avuga indimi, batigeze babona aho bahanura, bagafashwa bati Imana iri mu ruhande rwacu, umuhumuri zaturengera. Ngo bikagorana gutandukanya amarira y'umubabaro n'ay'ibyishimo. Maze ngo nuko witwa Nehemiya aravuga ngo Mana yacu, ubwo bimeze gutya abakiri bato tushashobora kubasobanurira
agakiza uko kari kameze tukiri abasuwedeze, ngo tubasobanurire ko rumbiya yagiraga metero 2, tubasobanurire ko ipantaro yagiraga amadinda. Turakwinginze twe nitwabona ukubabwira, ahubwo tukugiriyeho umugisha, utwigarurire natwe turaba tukugarukiye, udusubize ibihe byacu byongere bibe nk'ibya kera. Mushumba nta wakora umuhagarikira pasura akayireka akagaruka yambaye mini, umuhagarikira icupa akayireka akagaruka yakoza ngo nugukora ibaba akagaruka gatuza kari hanze, umuhagarikira produit akazana ibitambaro, nuguhamagariye twimitse twebwe ngo twigarurire, udusubize ibihe byacu byongere bibe nk'ibya kera. Twongere amen. Ngo witwe zirarasenga, azasenga aravuga ngo ngiye guhamagara Imana. Imana ibamugisha ko mwasenze. Aravuga ngo ngiye gusenga, aravuga ngo Mana yacu, nimba waratumajije iriya myaka yose i Babuloni uduhora ibyaha bya ba data, tuzamara igihe kingana iki noneho turi kuzira ibyacu twikoreye? Imana iramubwira ngo yewe Ezira we, umva icyo mvuganye nawe uyu munsi. Ndashaka ngo uhereye kuri wowe n'abandi nkawe, abayuda bose muri rusange, mutegetswe kugenda mugasezerera inshoreke n'abana. Some amen. Kugenda ugasezerera, mbese ntutangije ipo ngo usigaze rya ribaya. Hasi muri hari nuko bino mwumva ko nari kuja ndabibonara. Nugenda ugasezerera kaga koti katatu muhina amaboko na kaga cupu ugasezerera, nusezerera mwenya na Bavaria na Primus ntuyisige. Imana irashaka ngo dusezerera abagore b'inshoreke n'abana bazo. Tuvuge cyane amen. Twongere amen. Ibyo bintu ntabwo wabyishoboza, ntabwo bibaho ko wabyishoboza, ntibibaho ko wakishoboza gusezerera umudamu. Wenda wabishobora kuko baravuga ngo mwamenyanye ukuze, ariko umwana harimo amaraso yawe biragoranye. Ariko twabishobozwa n'iki? Ngo Yesu yigeze abaho. Yesu turamuzi twese, ni kwa turi abakristo, Imana ishimwe. Ariko muntize we, twongere amen. Yesu yigeze abaho muri iyi mimerere itashobora gusezerera inshoreke n'abana, ngo nuko yari yarabyawe na Mariya nk'umuntu kandi afitemo n'agasanira gaturuka ku Mana. Yesu abaho n'Imana yaramwemeje ngo uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nishimira. Ariko yagira mu nteko y'abantu bakamubaza ngo Yesu koko wavuye ku Mana? Yesu atumbonye ababonye wantumye, kandi ubonye umwana babonye data. Akabirinda ukagira mu kandi gatsinda, batari kuko tukubonamo imbaraga dukurikije ibijyanye n'imitsima, tugakurikiza icyo yavugiye kuri Yorodani, tugakurikiza ikijyanye n'abo wahumuye. Imbaraga tukubonamo ko wagira ngo wavuye ku Mana. Uri Mose, uri Eliya, uri umwana w'Imana koko, uri intumwa, uri umuhanuzi, uri igiki? Yesu ako kwa Mariya kaza amateda. Ubundi se ndetse kubibabwira mwe muvuga ko ndinde? Ako kwa Mariya muvuga ko ndinde. Ibihe biraza ariko bagakomeza bati dukurikije ukomeze. Turi kubona uhiriwe munsi no mwijuru, hanahirwa n'ibibero byagucikiye, harahirwa amabere yakonkeje. Yesu we nukuri uri mwiza, hatunyitira iki mwiza? Kubera ko kuvuka kwa Mariya akoko kuba yaraturutse ku muntu bigatuma atabasha kwakira ibintu bamwitirira kandi koko ari byo. Ngo ari ku munsi abona yugarijwe, azamuka umusozi ajya gushaka imbaraga, arapfukama ku ibuye ajya gusenga. Hari mu gashyamba Getsemani, ngo arapfukama arasenga agera kuri revo 2 icyuya kivanze n'amaraso. Ndashaka abarokore banyumve we, aleluya. 2 icyuya kivanze n'amaraso, ngo arangije yumva gwije imbaraga, aravuga ngo uretse ibyo banyitirira na bya bindi nahakanye ndumva nisobanukiwe. Ndashaka ngo twisobanukirwe. Amanuka vuba n'ingoga
atitaye ngo bagiye kumurega, atitaye ngo agiye ku bami bakomeye, atitaye ngo agiye kubahesha b'inkiko n'abacamanza. Aragenda ageze imbere ya Potifari. Ahita amubaza ikibazo kimwe cyo kumwicisha kitagira ikimukurikira. Aravuga ngo Yesu we. Yesu ati karame, uri umwana w'Imana? Aturabyivugiye. Ni inshuro ya mbere Yesu yemeye ko ari umwana w'Imana. Niyo nshuro yonyine yemeye ko yaturutse ku Mana. Niyo nshuro igihe kirageze ngo igicuya twabize kikivanga n'amaraso kitwemeze kumenya abo turi bo n'aho abantu batabyemera. Nibwo bwa mbere mushumba muramfasha. Yesu bahoraga bamaze umwana w'Imana. Ati mwe muvuga ko ndinde, bakamubaza avuye ku Mana, atubonye abayabonye wantumye, bati numa ko yabyemeje kuri Yorodani, ati namwe mureke ibyo na amagambo ni burage z'abantu. Ariko kuri iyo nshuro yamaze kwisobanukirwa, baramubaza ngo Yesu uri umwana w'Imana? Arasubiza ngo murabyivugiye. Igihe kirageze ngo twisobanukirwe, naho abantu babona atari byo, naho twabona biratwicisha, wisobanukirwe ujye urahamya ngo ndi umwana w'Imana. Kandi uhumure izo ntambara zihari, muhumure aho turi kujya ni heza. Muri iyi minsi ndi kubwira abantu ngo muboneze amatabaza kandi mwubahe Imana. Kuza kumukiza wacu kuri hafi, ariko atari yaza tukiri mu isi, tukiri muri iyi si. Ubugingo bwacu ni bugufi cyane, buri kugereranywa n'ubwato mu mazi. Turi kunyura mu nyanja irimo imiraba, tukanyura mu nyanja irimo amakuba, ariko umukiza niwe utuyobora. Ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri uru rugendo. Nubwo uyu muyaga ufite imbaraga, natwe twegereye ku nkombe. Kandi nubona umuntu ari kugenda ahantu haringaniye nta miraba, nta muyaga, uzamenye ko uwo muntu mutari kujya hamwe. Niba uri umukristo ujya mu ijuru. Umuririmbyi yaduhaye ikimenyetso, aravuga ngo ikizadusobanurira abantu turi kujyana muri uru rugendo ni ahantu azanyura. Baramubaza ngo nahahe, aravuga ngo rega ubundi nta rindi yerekwa tugize, mu bisiza n'imisozi niho duca tujya ibwami. Mwanyumva tukavuga amen. Nubona umuntu ari mu bisiza atari mu misozi, ujye umenya ko atari kujya ibwami. Numubona ku musozi ntumubone mu gisiza, ujye umenya ko atajya ibwami. Umuntu uri kujya ibwami, abantu babitubwiye nabi, simbarenganyije, nanjye nshobora kuba mbivuze nabi da, ariko icyo ugomba kumenya ni iki ngiki. Imana ishoboye byose, by the way. Imana ishoboye byose, irabishoboye kuko kuba kuraza wowe n'inshuke zawe birashoboka rwose ko kambara rondo n'abandi bari mu ibaze. Nta gitangaza ko wagira 40 n'abandi barashatse bari kubongereza imyaka itari yanagera. Biroroshye rwose ko wakomeza utega akagare rimwe na rimwe ukaza n'amaguru, abandi baparitse amavewiti n'amavigo. Imana ishoboye byose, ariko Imana ibasha gushyira ikuzimu, ni nayo Mana ikurayo. Imana ibasha kwica, ni nayo Mana ikiza. Humura ukomere, wari ufite ikibazo ngo urapfa. Niba uri umukiranutsi, bwira umukiranutsi wawe ukuri mu mutima, abakiranutsi bazagubwa neza. Iby'igishoro ntubyibazeho, bazatungwa n'imirimo y'intoki zabo. Iby'igishoro tubireke, iby'akazi tubireke, aho twadepoje ntibaduhamagare tubabohokeho. Imana irabizi ko abakiranutsi tugomba kugubwa neza kandi tugatungwa n'imirimo y'intoki zacu. Seme amen. Twongere cyane amen. Sinzi impamvu numva nshaka kuvuga Imana. Yivuge. Baduhaye rekomandasiyo zitubwira ngo muvuge ngo bature. Baduhaye rekomandasiyo zivuga ngo buriya ngo mutegetswe kuba muri korari. Baduhaye rekomandasiyo zivuga ngo ugomba kubwiriza abantu guca. Bashuti banje, bera b'Imana, bakristo bagenzi banje, ubuhanuzi bumwe butavangiye n'ubu butatu. Ubwa mbere n'ububwira abakiranutsi ko bazagubwa neza. Ubwa kabiri, niyo waba uri umukire, niyo waba utunze iki, niyo waba uri mu kihe gihugu, niyo waba ukora iki, nta mahoro y'umunyabyaha. Icya gatatu waza guterana, icya gatatu wabyumva uri mu rugo, icya gatatu waba uba muri korari cyangwa utayibamo, icya gatatu
bakwemera cyangwa bakwanga, niyo nta wakoma amashyi, niyo nta wahanura, ibihe dusenga Uwiteka bitwemeza ko dusubiza. Ibihe nsenga Uwiteka binyemeza ko nsubiza. Ntawe wambwira ngo nzagura imodoka, n'abapagani barayigura, ibihe nsenga Uwiteka nzayigura. Ntawe umbwiye ngo nzashaka, ibihe nsenga Uwiteka binyemeza ko nzashaka. Ntawe umbwiye ngo nzabyara, ibihe nsenga Uwiteka. Ese we wateranye uyu munsi, ibihe usenga Uwiteka ntacyo wumva biri kukwemeza? Umuntu uri kwemezwa n'ibi bihe natere aleluya. Takala ya shaya ene bonesta filmi piringa ya sa ene drome tepe piti tango. Yesu afite imbaraga, umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo umwami wacu twakurikiye afite imbaraga zihagije zo gukiza ababembe zigakiza n'imitima. Yagukiza sida akagukiza n'ubusambanyi wagize, yagukiza buroza akagukiza naho waraguje, yagukiza kwishingira akaguherayo n'urubyaro. Afite imbaraga zihagije zo gukiza ababembe zigakiza n'imitima. Kandi uyu munsi dukeneye ikintu gikomeye cyo kutwizeza Imana. Dusanzwe tuyizera, tuzi cyane ko ushoboye, ariko umuririmbyi turasengeramo yaravuze ngo tugirire ubuntu Mana ihoraho muri uru rugendo dufite, utwoherereza umugisha tubashe kukumenya. None se yari yahimbye indirimbo atamuzi, ariko hari igihe uguha umugisha ukarushaho kuyimenya. Abose baranyumvise? Yego rata. Amen. Urushaho kuyimenya. Haleluya. Naho ubundi kuyizera bwo turayizera. Umuririmbyi yabaje mugenzi ati dusenga nuyizera mushumba? Mushumba ati ndayizera. Uyizezwa n'iki kwitaraguhinza muri uyu mujyi? Uyizezwa n'iki abana bakibura minerivare? Uyizezwa n'iki ukigurira umugore igitenge ari uko izuba ryavuye kenshi? Harabaterega tutiwe twikwabagura. Tuyijejwe cyane rwose kuko yashoboye kuturinda no kutweza ibyo twayicumuyeho. Byonye ibyo gusa ko nkubita ijisho Zawadi ntakiri mwirigara, ibyo bikwizeza Imana. Ego kubita ijisho ubona nuzura umwuka ntari kuzura urumogi, umenya ko Imana ishoboye. Tukwijejwe cyane rwose kuko washoboye kuturinda. Warangiza ukariwe kumana Mungu utingana n'umutaka wa MTN hari muri mini, ibyo bikwizeza Imana ariko mubaye muto. Tukwijejwe cyane rwose kuko washoboye kuturinda, warangiza ukatweza n'ibyo twagucumuyeho. Komera Imana amashyi uvuge amen. Abisirayeli barambuka baturuka iyo bari baturutse muri Egiputa, bagera mu butayu Imana irahagaragara. Abigumuye ko Imana bagenje murabizi, ducunguza uburyo umwete baraje bageze ku nyanja. Bageze ku nyanja b'inkorokoro bati turanyura he Mose turanyura he? Turanyura he? Abambere mu mitima bagambirira gusubira inyuma, barebye ingabo zihari bati ntabwo byavamo. Abandi bati twigirira ruguru. Adicyo ni kinyarwanda. Ire ruguru iriya nanjye mba umunyenduga, ubwo nanjye naturutse Huye. Twigirira ruguru, barebye imisozi ihari babona batayibasha, barananiriwe mu butayu. Ndashaka kukubwira mushumba muririmbyi muntu wateranye, hari abantu tukiri kumwe kuko nta handi ho kujya bafite, bahabonye bagenda inyuma nta ngabo zihari basubirayo. Bageze ku nyanja bakabona ari uko bimeze, ntibabone ingabo inyuma basubirayo. Barebye iburyo bakabona nta misozi bazamuka. Ibi byabaye ku mudamu bita Naome byamubayeho, azinga abantu bari kumwe bose n'amahitamo yabo kujyana nawe, ngo ariko aravuga ngo reka mbarefere. Imana imfasha turi kuri kamera we. Aba bantu reka mbarefere bakomorera, ushaka kugenda genda, ushaka ze tujyane. Ati nta kibazo bakobwa beza. Ese ko sobo ko yapfuye, umugabo wanyu yarapfuye n'uwawe agapfa, ubundi tujyanye unzabamari. Naranacuze nta kana ko kubashikura nabyara, none urenda ngo ngirente mwasubiyeyo.
ngo witwa Orupa bayi abo basigaye bagira gutya turavugana kuri phone cyangwa ngo turahura bayi mabukwe mu kintu nshaka kubwira mushumba cyangwa se abashumba mugomba kumenya aba bantu turi kumwe ntabwo bose ari amahitamo ahubwo ni amabura kindi mudukomoreye n'abazabyumva n'abazabibona mudukomoreye niho mwamenya rusi kumutandukanya na Orupa. Iyi saha duhagaze aha gutya mu rusengero turi gusenga ukavuga uti turabakomoreye ufite plante yambare ufite yo gusukasuka hari wahita ashinguzamo igitambaro ukabona ibisuko byari bisanzwemo ukavuga uti kano kanya bitarenze saa 9 mugaruke mu iteraniro buri wese yambaye mini wakibaza bayacishije tubivuze bari bayasanganwe mbese iyi saha bakavuga ati mushumba Sipiriye wemerewe abagore babiri ugahita usanga ejo mu gitondo uramuzanye wabonye n'inzara bamo ukibaza uraye umuteresi iryo joro mwari musanganwe bati biremewe mwishingire mukumva ngo Zawadi yarayeyo ukibaza uwo musore nishingiye mumenye uwo munsi twari dusanganwe ariko bareka bagenda ikivunge nibagera kuri Yorodani hazamuka intwari gusa hari abantu turi kumwe atari mahitamo ukagira ngo nta gakiza kandi nta mahitamo wamubona yambaye ipfutse amaboko uti mbega umupende ariko Imana iri muri we twagiriwe amahirwe doctrine razubahiriza kumbi nuko kugira ngo mutabona agapira kari mu kaboko agahora yapfutse muti ari mu mwuka we ariko Imana yacu ni Imana ibasha kureba mu mutima ikareba ibyo twibwira. Cyakoze Dawidi atugira inama muri Zaburi aravuga ngo mbagiriye inama nkabagira nk'inama turi kwa gatanu ndabinginze ntitaye ngo ni bibi cyangwa byiza ibiri mu mitima yanyu mu bisuka imbere yayo byaba byiza cyangwa bibi ibiri mu mitima yanyu mu bisuka imbere y'Imana. Abahungu nta yandi mahitamo n'abagore n'abakobwa baravuga ngo nta twasubirayo Farawo ntitwamukira kandi ntabwo twazamuka imisozi tumaze gutagangana ahubwo reka dupfe gupfira hano n'ubundi ntako twagira. Mose avugana n'Imana none se tubeshye ntabwo ndabeshye hagapfa kwitabira akavuga ati nayo umudugudu ni kwa gatanu n'ubundi nta kazi nirwa mu rugo bakambaza n'ibiryo ntabyo mbona reka mpfe kujyayo aho kugira babone nirwa mu rugo buri gihe reka kwa gatanu nge nanjye no muri repetition zose bagira ngo mfite akazi akaba ari iyo mibare nta handi ho kujya afite ariko habonye atazi. Mose akurikije ubuhenebere bwari bubarimo avuga nta Mana imubwiye arababwira ngo abanyegiputa muri kubona uyu munsi ntabwo muzongera kubabona. Hashimwe Imana yaduhaye ububasha mu ijambo tuvuga tubasha kurema n'ibitari biriho bikabaho. Akanwa k'umukiranutsi kararema. Icya kabiri twasomye Imana iramubwira ngo yewe Mose niki gitumye ntabaza icyo tukiveho sicyo nshaka kuvuga. Imana iramubwira ngo fata ukuboko kwawe kurimo inkoni ukurambure hejuru y'inyanja ngo inyanja iraza gucikamo inzira Abisirayeli munyuremo mwese. Nshaka kuvuga ikintu kimeze gutya Imana ifashe bacyumve. Ndashaka ngo ukizwe ugere ku rwego urenga kuba umugenerwa bikorwa n'Imana ahubwo uba umufatanya bikorwa w'Imana. Mana nyagasani we haba mushumba wanyumva abandi ko babyanze. Nshaka ngo Imana nyigireho umugisha turenge kuba abagenerwa bikorwa b'Imana tuba abafatanya bikorwa bayo. Mbese Imana yabonye nta mwanya wo gufata urugendo rwo kujya guca inyanja yabona iravuga ngo Mose nk'umufatanya bikorwa ncira inzira aho ngaho mutambuke. Niyo mpamvu umuririmbyi yabonye kuba umufatanya bikorwa ari byo byiza aravuga ngo noneho ndagusenza uyu munsi ntabwo nshaka ngo abari njye umara icyaka ahubwo mba umugende mwami mba umugende ujye unyuzamo amazi aya mazi ageze ku mitima ifite umwuma ushira inyota igihe kirageze ngo urenge kuba
kuba umugenerwabikorwa ahubwo uba umufatanyabikorwa. uyu munsi twaje gusenga, ntabwo ari uwo guhabwa ikiro cy'umuceri, ahubwo ufata umufuka ugiye guha abandi. ntabwo ari icyo gukuburirwa umwenda, akira imyenda wambika abandi. ntabwo ari icyo kwishyurirwa minerivare, akira ubushobozi wishyurira abandi. ntabwo ari igihe cyo koherezwa amadolari, genda nawe uzayohereza abasigaye. ntabwo ari igihe cyo kwaka rifuti, genda nawe ugura imodoka uzayiha abandi. ntabwo ari igihe cyo gutaha ubukwe bw'abandi, genda ukora ubwawe nawe uzabatumire. Haleluya. Piringiniwa ya shango enebrome takostifo mbumugende unyuzemo ibyawe. imitima ifite inyota, ifite umwuma, ishira inyota kuko wagiye icyizere, ukankura ko umugenerwabikorwa ukangira umufatanyabikorwa wawe. abantu basenze yo gutagangana ngo mana ngo ndabizi neza ngo Zawadi ngo agira amakanzu ngo 5 ngo kandi yambara ibigutiya binini ngo nanjye cyankwira nubwo mzibushe ngo mukoreremo ngo mpikanzu. nowe senga Imana uyu munsi wa none kugira umufatanyabikorwa. ngo mfashije ngo ku cyumweru ngo najya guterana ngo runaka ngo tukamera nk'abahuye ngo akangezayo. senga Imana iguhi yawe. ntabwo Imana ubushobozi bwayishiranye, iracyafite imbaraga, ukuboko kwayo gukora kuracyahari. ikindi njya kuvuga ni ikihe, nahasomye kabiri kugira ngo muhumve. havuga ngo umuyaga urahuha ijoro ryose. ijoro ryose. hakurya kuri 27 twaje gusoma ngo witwa Mose, ngo Imana irongera iramubwira ngo urambura inkoni hejuru y'amazi, ngo amazi inyanja isubira hayo, ngo ariko iyo nkoni ayirambura mu museke. shaka guhanura bwa buhanuzi abantu bakunda. iyo tugeze ku bantu barafashwa ngo bazaba gutya ngo bamere gutya, aho barabyumva. nashakaga kugutangariza ngo umuyaga uzatandukanya inyanja ugiye gucamo uzahuha ijoro ryose, ariko uzasisibiranya abanzi bawe ni mu museke. ntabwo babyumvise. mbese ikintu Imana ikora ngo igutabare, ayiwe Imana mfasha babyumve, we mushumba we twicarane. hari igihe mba numva nshaka guhanura nicaye kugira ngo babyumve. nari mvuze ngo intambara yo kugira ngo utabarwe Imana yayirwana imyaka myinshi, ariko iyo kugira ngo iguhorere ni mu museke. umuyaga waciye inzira mu nyanja wahushe ijoro ryose, ariko usinsibiranya abanyegiputa watambitse mu museke, umuyaga uhita uwuha amazi arasubirana. mbese birashoboka ko Imana yafata imyaka 5 iri kugushakira inzu, ukwa mbere ikaguha ikibanza, umwaka wa 2 igashyiramo fondasiyo, uwa 3 ikubaka, uwa 4 igashyiraho amasharupante, uwa 5 ikayikorera finisage, uwa 6 itakira inzu nduwiteka, ariko nigera ku baguhaye priyavu Imana idutabara ijoro ryose ikaduhorera mu gitondo. Haleluya, haleluya. ijoro ryose. niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo wihanganire ijoro, wihanganire igicuku, utegereze igitondo, inkoko yabika itabika amaherezo buzaza. subiye aho byahereye. muyobo dusenge. Haleluya we, haleluya, haleluya. Imana yacu ifite imbaraga zihagije zo gukiza ababembe, zarangiza zigakiza imitima. naho imbaraga z'Imana cyera turi ku ishuri bigeze batwigisha zino mbaraga, nkunda kuzigendana gutya, niyo ndi mu modoka ndazisoma nkongera ngafashwa. ngo hari imbaraga zibaho, ngo ni imbaraga zitwa dunamis. ababize kundusha barazizi. ngo dunamis ni imbaraga zikora kuruta intwaro za kirimbuzi. ndi kuvuga imbaraga Imana ifite mu bantu. izo mbaraga ntabwo ziri mu kuboko kw'Imana mu ijuru gusa, ahubwo yafashe ku bumana bwayo, irangije ibuduha ngo ubizingatiye muri Yesu Kristo. iyo ufite Kristo izo mbaraga uba uzifite.
ngo hari imbaraga zitwa dunamisi, ngo ni imbaraga zibasha kurimbura kuruta intwaro za kirimbuzi. Umugabo umwe yigeze azikoresha witwa Eliya, ngo ari ku musozi hakaza batayo ya mbere atumurira ukongore. Umva izo mbaraga. Hari izindi mbaraga nasomye, ngo ni imbaraga zitwa kiritusi. Kiritusi ngo ni imbaraga icecekesha. Imbaraga zicecekesha, mbese za zindi ziza umurozi ari kuvuga ngo n'intaraza arapfuye, zigacecekesha ngo nubwo wari ubuze ngo azapfa, ntabwo azapfa ahubwo azarama. Izo bazita kiritusi. Izo mbaraga twazibonye zicecekesha ibyari byatuvuzeho, bakavuga ngo ntaziga tukayarangiza, batararangije nta kazi ukabona n'akamva, batarashatse ariko ntazabyara ukabyarirayo gatatu, batarabyaye ariko ntibazakura none turi kubatuma, baturiya nubwo ari gukora ntacyo azigejeje none twabonyemo amazu tubonamo amamodoka, hashimwe Imana. Izo mbaraga bazita kiritusi. Imana yazikuye mu maboko yazo irabongoreka ziheho no ku bantu. Twongere amen, twongere amen. Hari izindi mbaraga nkunda cyane, imbaraga zivuga ngo ni pinematosi. Kinematosi ni imbaraga ngo zimura. Izo mbaraga yageze kwa Zerubabeli, nambaye silipa, rumwe ari 39 nimero, urundi ari 21, rumwe ari ubururu, urundi ari umutuku. Ndi kugenda nabyararitse, urabyumva nawe gutyo. Imana tumva kumvuganye nawe Zawadi karame, uzambara ujyanishe. Abo se mpagarare ngo babibone ntacyo, ngo haye kwambara ukajyanisha. Icya kabiri uzajya wambara inkweto ihagaze no mu mibyizi. Ndabaza nibishatse kuvuga iki? Ngo n'urundi rwego ngushize, kuko abantu bambara inkweto zihagaze no mu mibyizi nakora mu bindi biro hejuru. Rongera irambwira iti Zawadi, nzakurutisha gitifu w'iwanyu, ntiwakagari w'umurenge, biti w'umurenge. Bita ntekereza imodoka ziza ba executive, ntabaye koko. Imana ikora uko ishaka, ariko mu migambi yayo yose ibigira ngo umwana w'umuntu agubwe neza, azabona uko agera mu ijuru. Nigeze mbwira abantu mu minsi yashize, ndababwira ngo nimba ari Imana ibasha gusubiza ibyifuzo by'abadayimoni, yananirwa gusubiza abantu intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Ntabwo ngiye kubitinda, abadayimoni bigeze baseka ku nshuro imwe, bavuye mu mukobwa bahamagara Yesu, baramubwira ati tukugiriyeho umugisha, n'ubwa mbere dusetse, ntabwo dushaka kubyibuha ntiturya, ni icyifuzo kimwe tugize. Yesu ati ni iki? Tuwadufasha tukigira muri ziriya ngurube. Ati ndi Uwiteka nicyo muvuze ndagikora. Niba yumva ibyifuzo by'abadayimoni, yananirwa kumva iby'intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Ni bake ba executive, ni bakeya bajya mu nama bakajyana kamera. Ikibazo dushaka kubonera Imana mu byo dukeneye, kandi shaka ngo tuyibonere mu byo yaduhaye. Ntabwo nzabona ko nduta executive wacu ariko nagize iyo modoka, ahubwo nzayibonera muri ibi yakoze. Ni ba gitifu bangaye b'imirenge bajyana kamera mu nama, ni ba executive bangaye bagira Nyabugogo ngo umukozi w'Imana ntutege moto ndaje ngo deplacer. Gakomera Imana amashyi. Museke nyine mwisekere, ariko ntabwo mbeshe. Buriya nkora uko nshoboye mushumba, nimba ikubwira ubyumve. No mu buriri gasa nakishuka, kuko haranditswe ngo haraguwa baca mpamvu.
yarambwiye ngo nzambara njyanishe, I have to do kubikora. Gitifu akora inama hagakubita imyaka 5 nta kamera yari yamufata, nimufashe bikagarukira ku karere. Ariko cameraman tumvikane. Najyaga kuvuga ku mbaraga zitwa rema n'imbaraga z'ubuhanuzi, n'izambaraga zigusanga huye zikavuga ngo nubwo utize cyangwa wize nabi cyangwa make, abana bawe hakomeye, nzagukura mu cyaro, nzagutuza mu mujyi, abavukiye uzabayobora, nimubana nabi bazaguhunga, mbese ugize ubwoko nkukuye mu isanga ritubaha Imana. Izo nizo mbaraga zitwa rema, imbaraga z'ubuhanuzi. Izo nizo mbaraga zibasha gufata nambaye slipa zikavuga ngo uzambara izihagaze. Nizo mbaraga zigusanga mu Rwanda nta n'uri wanyuri mahanga zikavuga ngo ngo hayi bwene gihugu burenze bumwe. Nizo mbaraga zigufata utazi nuko amadolari asa, kavuga ngo ndi Uwiteka ngo haya amadolari. Dushimye izi mbaraga kuko benshi turiho kuko twabuzweho n'Imana. Umuririmvyi arangije avuga amagambo meza, aravuga hejuru izo za kiritusi, pneumatosi na zarema, hari n'izindi mbaraga zikora mu itorero nashaka kubanda. Imbaraga z'amafaranga nazo zibamo, ugasanga umuntu turabizi ko afite abagore barenze umwe ariko akaba umudiyakoni kandi tukishima bitewe n'imodoka y'ukuntu isa. Tubizi neza ko ari ikiraya akatudirija bitewe nuko kuri soro utazitegera agategera n'abandi babiri. Tubizi neza mushumba ko muri kanya yinyabya muri gata kinyabyura ariko bitewe n'ukuntu goza we bati uririmba no ku murongo w'imbere. Izo ni imbaraga zindi zikorera mu idini. Tukaba tubona utwenda yambaye ukabona ko n'umumanzi twambara, ariko twakurikiza nyine ukuntu azamura isengesho kumva riri kugira nk'iriya hejuru. Yesu ugira ngo tuba tubiyobewe n'izindi mbaraga zirimo, ariko hari ikintu nkundira Imana. Hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye. Haleluya! Hejuru y'imbaraga zirema, hejuru y'imbaraga zimura, hejuru y'imbaraga zirimbura, hejuru y'imbaraga zihuha, hejuru ya mushumba, hejuru ya diakoni, hejuru ya mwarimu, hejuru ya korari, hejuru y'abarozi, hejuru y'intaraza, hejuru y'amahembe hari Imana. Ari hejuru y'abahanuzi, uwo mwamara utimfura zo mw'isi, mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe n'ibiga. Ariko mushumba nkubaze, umuntu waremwe n'Imana cyangwa ikintu cyaremwe n'Imana kigutera ubwoba gute ufite Imana? Ntabwo byari bikwiye. Umurozi ukuroga yaremwe n'Imana, ndetse n'inyamaswa baga n'ibiremwa rema aterateranya kuroga byaremwe n'Imana. Ni iki kigutera ubwoba? Imana ivuze ngo baho nta wakwica, Imana ivuze ngo uzarama ntiwakenyuka, Imana ivuze ngo ubyare nta wakugira ingumba. Hashimwe Imana yatuvuzeho. Muhungu mwagiye mu mwuka wo kuririmba, ariko tugiye gusenga Imana. Ajya mu mwuka wo kuririmba ashaka kuvuga kuri uru rugendo dufite, aravuga ati ikibazo ngiye mfite muri uru rugendo bari kungora. Tse ni mushumba kugora, duhamagare ku muvugizi bamuhagarike. Ntabwo ikibazo ari cya mushumba. Nasi n'abadiakoni bakwicaza ku mwanya udashaka, ati ntabwo ari bo. Ikibazo gifitanye na Zawadi wabwirije, ati wapi? Ikibazo gifite he? Ati ngiye mba numva hari ibintu ndi kwanga. Impamvu mzanga ntabwo mbikora ahubwo araba mbibonaho. Ariko nge ndi gufata umwanzuro. Umwanzuro ati ngiyewe ndi kumva mzanze, sinshaka gukorera abami babiri. Niko gukunda isi n'ijuru.
ntabwo banyumvise. Ati se ibyo bintu hari ahantu wabibonye? Ati ndabazi. Hariho abakunda ubwami bubiri, ariko gukunda isi n'ijuru. Ariko njyewe we simbishaka, kuko ndi umwe mu bahamya barungurutse mumva bakabona ko Yesu yapfuye yarangiza akazuka. Niho tugiye gusengera. Baramubaza ngo none niba ari uko bimeze, hari abameze gutyo, nawe ukabona bashobora kugukurura bikakugira bigende bitatu. Tugirire ubuntu we, tugirire ubuntu Mana ihoraho muri uru rugendo dufite. Utugirireho ubuntu turabushaka, utugirire ubuntu. Ariko ngo umuhungu umwe nanone umwuka w'ukuri. Abundi mushumbe kiri kwica abantu muri iri torero turimo bya muri iri dini, biri kwicwa n'ibintu bita rumodo. Umuntu ufatiraho ikitegererezo ukavuga uti ngize amahirwe bakampa mikoro, nubwo ntakambara nka Zawadi nabwiriza nkawe, bakampa umudugudu ngo nyobore, najya mbanza ibintu byo gusenga deliverance tukaririmba izagabunga yire kwa kundi wabigenje. Afite rumodo avuga ati ngiye gusenga, najya nkora mu mufuka nka muyobozi w'amasengesho nkabereka ko ndi umusirimu. Akaba ari zo nzozi afite. Akavuga ati hagize umuntu unyizera ngo mbe marene, nanjye najya ngenda nigunze nka kwa kundi marene wa ntuzabigenje. Ariko umuririmwe mwagiye mu nyumve abantu binyuma we, haravuga ngo ntabwo ndewe nshaka gukora nk'ibya mushumba, kuko hari igihe hinduka ugasanga hayiwe Kristo yaraducabiranyije, ariko arabisobanura. Aravuga ngo abantu bakijijwe ntabwo mwapfa kubamenya, ngo ahubwo muzabamenyera ku mbuto bera. Dusanga hari abantu baducabiranya, ku manywa agasanga n'umupende ajya n'amatwi, nijoro agakubitamo minida akajya kumansura, ugasanga nyine yinjiye muri barinjira mu wagete, ugasanga neza kugerera muri korari, ariko mukanya n'abafite umushinga w'abandi. Icyo kwambaye ugasanga ni gukora wambaye nawe ugasanga ari karisetse, utwereka ko wakoze umubiri. Bibaho hano akaza gutura ari kugenda neza, amateraniro yarangira ageze hano haragura we n'ababyeyi bati batabona niba biri. Birahinduka ngo birashoboka ko marayika w'umwijima yakigira nk'uw'umucyo. Niyo mpamvu umurimbyi yavuze ngo nshobora kumwigana saa 2 saa 3 akabihindura, namwigana nimugoroba mu gitondo akamuhindura. Aja mu mwuka wo guhamagara Imana. Haleluya. Aravuga ngo noneho birahindutse, nta wundi nshaka kwigana uretse Yesu. Baranyumvise we? Nta wundi nshaka kwigana uretse Yesu wenyine. Arangije mu wundi mwanya agiye mu mwuka, aravuga ngo kandi ikintu nshaka, ndambiwe ibintu byo kugira ngo bampanurire, ndambiwe ibintu byo kugira ngo bandimbire, ndambiwe ibyo kugira bambwirize. Nta wundi nshaka kwigana uretse Yesu wenyine. Ahita kubitamo kandi kantu k'ubwenge, aravuga ngo sinahora mbaririza iby'urugendo rwawe cyangwa ngo nshidikanye kugukurikira, ahubwo ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, kandi tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Tuvuga cyane amen. Twongere aleluya. Kangaruka aho byahereye. Yose nambaye neza n'ukuri. Imibiri yacu kugira ngo bitubere icyitegererezo cy'uko imitima yambaye. Biragoranye kunyumvisha ko isanduku iyi serikeye bikoreye cyangwa se iri mu modoka, ukanyumvisha ngo irimo umubyeyi uvuye kubyara ngo baramuzanye ngo mwitegure tujye kwita izina. Biragoye kunyumvisha ko isanduku irimo voka bavuye kurangura. Biragoye kunyumvisha ko serikeye irimo amapera umuntu avanye mu gakenke cyangwa inanasi. Ukibona serikeye tumenya ko harimo umupfu. Ntabwo bumvisha icyo nshaka kuvuga. Ego ntiwumva se? Biragoye kubona isanduku ngo unyumvishe ngo iyo sanduku ntabwo irimo umupfu, ngo ahubwo ngo buriya ngo bari bavuye kurangura ngo inanasi mu gakenke bazitwara muri serikeye. Bibaho umushumba? Ugashaka kunyumvisha ngo
ambulance ngo bagenzi babaye benshi Nyabugogo ngo bohereza ambulance ngo bazamukane. Niko byangora kumbwira ngo iyo myambarire ufite ngo mu mutima urakijijwe ngo agakiza ni mu mutima. Kandi ijambo ryaravuze ngo nimujya guhoma iyi nkuge muzakiriraho muzayihomesha ubushishi imbere n'inyuma. Tuvuge cyane amen. Ubushishi iyo buhomye imbere gusa amazi yinjirira inyuma hakava. Ubushishi iyo buhomye inyuma gusa imbere ibiro byaremera bikagwa. Dushimye Imana ko yatumenyesheje ko kizaturinda guturirwa no kurohama ari uko tuzahomesha ubushishi imbere. Tuvuge cyane amen. Nuko rero nta serike igendamo intoryi, nta serike igendamo ibijumba, serike igendamo umupfu. Icya kabiri nta ambulance itwara abagenzi itwara abarwayi. Ikigaragara cyo niba uri muri ambulance urarwaye genekereza tukugeze kwa muganga. Yesu afite imbaraga zihagije. Tuvuge cyane amen. Twongere cyane amen. Naho ubundi muhumure ndabahumurije tujya gusenga. Muri iyi si huzuye imiruho n'amahane. Ibintu dukeneye byose ntabwo duhera ko tubibona. Ariko hari umunsi usumba ku wa mbere, usumba ku wa kabiri, usumba ku cyumweru. Atari nohera atari ubunani ngo ni umunsi witwa mukuru ubwo tuzabona umucunguzi. Ngo twiringiye ko tuzabona ingororano zacu. Kandi n'aba baturoga n'abaduha intaraza n'abohereza amahembe n'abatwanze mu ijuru ntituzabona y'abanzi bacu kundi kuko ngo ni mu ijuru ry'amahoro. Ngo tuzajya dushima Imana gusa turi muri haleluya, turambura amaboko tuyihimbaze. Seme amen. Twongere cyane amen. Ikindi numva nababwira muri aka kanya nk'ihumure, nenda kubabwira ko abarokore ndumva ari nacyo kintu nyamukuru najyaga guhanura. Abarokore ntabwo tugira plan A na plan B. Abanyakigali mwese se mwumva icyongereza? Plan A na plan B. Ntabwo hano turi Musanze ho bansobanuza. Ntabwo abarokore tuyigira. Bya bintu usanga uri kuvuga ngo umugore mfite nanyanga ngo nzahita nsohoza Zawadi yanyemera. Ngo umugabo nanta ngo runaka azahita aza ngo nubundi turisanganiwe. Hoti muri ADP niba batanyemera nzajya muri Zion. Restoration niba nyanga nzajya mu badezame. Ntabwo umurokore w'ukure agira plan A na plan B. Ahubwo uragenda ugaturiza Uwiteka inzira icika uhageze. Mushumba ndwana ariko ndebe neza. Ntabwo abarokore twebwe tugenda ngo umuhanda tuzawuca ngo uce zini ngo ufate na hehe ngo wamukanye mu butayu bw'ahanaha ngo nitugera ku nyanja itukura tuwusaturemo kabiri ngo tugwe hakurya dukambike hakurya yaho ngo ba Miriyamu na Baroni baririmbe. Twebwe tugenda Imana ivuze ngo muhaguruke mugende, twagera ku nyanja Imana ikahaca inzira tuhageze. Sifa kwa Mungu. Nta murokore ubuzi ngo inzira izavahe, ahubwo tugeze ku nyanja Imana irayica ikavuga ngo wafashe irembo utaza